Bakunzi ba Legend Update Pro, ikaze muri episode ya 4 ya True Story yacu ishavu ry'urukundo. Niba utarakora subscribe wayikora kandi ntibibagirwe gukanda like ndetse no gusangiza abandi cyane cyane inshuti zawe uzi iyi True Story yagirira akamaro. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe noneho umunsi Queen yabonye ko agaciro k'umuntu ke n'umwana w'imfura ye yabyaranye na Kevin byamaze gushyingurwa. Mu gice gisize rero twasize Queen atahanye umwana mu rugo wenyine avuye mu bitaro atarazi nuko Kevin atarari no mu Bwongereza, ahubwo yari yarigiriye mu biruhuko n'umukecuru we w'umuzungukazi. Ku mugoroba umwe ubwo imbeho yari ikomeje kumera nabi cyane nibwo Queen yagiye kumva yumva umuntu akubise urugi. Arinjiye. Uwo muntu yari Kevin. Yaje afite urupapuro mu ntoki ze, amaso yayakanuye nk'inyamaswa, maze arwambika Queen mu maso. Kwari urupapuro rwo mu nzego z'amategeko i London mu Bwongereza rwavugaga ko Kevin atemera ko umwana ari uwe, ahubwo arinda Queen yamwegetseho. Queen yakutse umutima amara amasaha menshi afashe umwana mu gituza. Kevin ako kanya yahise akubita urugi n'ingufu nyinshi cyane arasohoka yisubira kwa wa muzungukazi. Muri uwo mwijima w'agahinda nibwo inkuru y'aba bombi yatangiye kumenyekana.